Ni igikorwa cyabimburiwe n'umuganda rusange wari witabiriwe n'abaturage bari kumwe n'inzego z'umutekano zirimo abapolisi, abasirikare n'abashinzwe igorora wabari ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu kagari ka Rubona mu murenge wa Nyamyumba wo mu karere ka Rubavu. Lieutenant Colonel Gakombe uhagarariye Inkeragutabara mu karere ka Rubavu yasobanuye impamvu z'iki gikorwa. Ntago watera imbere udafite abaturage bafite ubuzima bwiza. Murabizi n'ubundi mu gihugu bundi iyo ushyize mu kuri ubukungu bw'igihugu n'abaturage. Iyo ufite abaturage bafite ubuzima bwiza, bafite ubuvuzi bitaweho, ni ukuvuga n'ibindi byose wabigeraho. Icya kabiri ni ukugira ngo turwanye cyangwa tuzamure mu myumvire ikintu kijyanye n'isuku n'isukura. Ikindi ni ukugira ngo tubungabunge ibyo twagezweho, ibikorwa remezo, imihanda, ibiraro, ayo mavuriro tuba twarabubatse nka za centre de santé, poste de santé, byose tubyiteho tubibungabunge kubera ko bitugirira akamaro tujya kwivuriza. Ikindi turinde cyangwa twite ku bintu ibidukikije. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yavuze ko ingabo na polisi atari ukurinda umutekano w'abaturage gusa bibaraje ishinga, ahubwo ko banashishikajwe n'iterambere ryabo, bityo abaturage bakaba nabo bagomba kugira uruhare mu bibakorerwa. Ntabwo rero ingabo na polisi zirinda umutekano gusa, wa wundi wo gukumira FDLR, wa wundi wo kurinda abantu batera amagrenade, ahubwo ni umutekano w'umuntu ku giti cye, hahandi ugenda ukeye utagifite intambara yo kurara mu nzu iva ikuviraho, hahandi ugira umutekano kubera ko utambaye imyambaro irimo inda, hahandi ugira umutekano kubera ko utarwaye amavunja, hahandi ugira umutekano kubera ko ugenda wisanzuye nta kintu wikanga, utikanga ikintu icyo ari cyo cyose. Niwo mutekano ingabo zabohoye u Rwanda zatwifurizaga. Muri ibi bikorwa byo kwitegura isabukuru y'imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye, uyu muyobozi yavuze ko urugamba rwo kwibohora rugikomeje kandi buri wese akaba agomba kubigiramo uruhare. Dufatanije n'ingabo na polisi n'izindi nzego z'umutekano, twasanze hari ibyo tugomba gufatanya nanone kugira ngo turusheho kwibohora. Ubwo tuzaba twizihiza inshuro ya 30 twibohoye, tuzabe tuvuga ko n'umwanda twawuvanye mu nzira, tuzabe tuvuga ko hari indi miryango itaragiraga aho ituye yamaze gutuzwa, tuzabe tuvuga yuko abaturage bahawe gahunda, bashyizwe muri gahunda ya gira inka na nyakubahwa perezida wa repubulika, ko bafite inka ziri mu biraro bisakaye, inka zishobora kubaho neza nazo. Tuzabe tuvuga ko nta baturage bakiraza amatungo mu nzu, tuzabe tuvuga inkuru nyinshi nziza mu karere ka Rubavu zigaragaza ko twibohoye bya nyabyo. Mu nsanganyamatsiko igira iti imyaka 30 yo kwibohora ku bufatanye bw'ingabo z'igihugu, inzego z'umutekano n'abaturage mu iterambere ry'u Rwanda. Izi nzego zizibanda mu bikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Mu murenge wa Nyamyumba abayobozi bakaba basinye imihigo yo kurushanwa mu bikorwa by'isuku n'isukura, ikazahigurwa mu gihe cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye. Rafiki Kabenga, Flash TV i Rubavu.